Mana data twese uri mu ijuru, Mana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yera kandi ikiranuka, Imana idukunda kandi tubereye maso. Turagushimiye amasaha nk'aya ngaya, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri umurengezi w'ubugingo bwacu, turagushimiye ko turi amahoro nta gikuba cyacitse. Mwami Yesu, icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza, ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka. Turagushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, Imana nishimwe. Warinze abagabo, urinda ababyeyi, urinda abakobwa n'abasore, urinda abana batoya, Imana nishimwe. Urinda igihugu cyacu, urinda itorero, Imana nihimbazwe. Ibyakaduhitanye byari byinshi, ariko ibyo byose babidutambukije. Imana icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Turahumeka umwuka w'abazima bikemera, turatambuka bigakunda, ingingo zacu zose ni nzima. Mwami Yesu, turabigushimiye, wakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Rero aya masaha nyakubahwa Imana, dutambye igitambo cy'uko turi amahoro. Icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Uyu ni wa mwanya mwiza rero nyakubahwa Imana, tujya twumvaho ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Nyemerera mukunzi mwiza, dusengeye ijambo ry'Imana, kuko nyakubahwa Imana dusengeye umwigisha, kuko ijambo ryo rirasengeye. Mu izina rya Yesu Kristo, kandi rituruta ubukuru. Mu izina rya Yesu Kristo, ugiye kurivuga ntaba ari we, reka avuga avugishijwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, mwama akirangurura akanwa ke, Uwiteka Nyiringabo wivugire. Mu izina rya Yesu Kristo, we ni umwana w'umuntu, ntabwo azi icyo imitima iteraniye kuri Cyizere TV ikeneye, ariko kuko uri Imana irebera hose icyarimwe, kuko uri Imana izi igikwiriye ubwoko bwawe. Mwami Yesu, umushyigikire nyakubahwa Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, nsengeye n'imitima igiye kumva ijambo ry'Imana, reka Uwiteka Nyiringabo Imana, Mwami Yesu, ijambo bagiye kumva reka ribabere inkomezi muri uru rugendo, reka ribabere akabando. Mu izina rya Yesu, kabasindagiza muri ibihe bikomeye, muri ibihe bitoroshye. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami Nyiringabo Imana, reka ubahe kurikomeza ijambo ry'Imana, ubahe kurikomeza ku nkingi z'imitima yabo. Mu izina rya Yesu, ntiryinjire mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo Uwiteka Nyiringabo Imana ribabere inkomezi muri uru rugendo. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, reka bahabwe umugisha nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Mwami kubyuvuza kandi ukabikoze. Icyo ni cyo mu izina rya Yesu, amen. Iri abantu mwese murimo kutureba, murimo kutwumva ku Cyizere TV, mbahaye ikaze. Abantu muri hafi na kure, mwebwe mwese mwiyumvemo ikaze. Abantu mudukurikirana isaha ku isaha, umunsi ku munsi, mwiyumvemo ikaze. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana, twumve icyo Imana yamushyize ku mutima. Karibu. Urakoze cyane kumpa ikaze. Amazina yanjye ni Mutuyimana Rachel. Yego. Uyu nawe ni Muhongerwa Grace. Muramuzi. Soko nari nabyibagiwe, ahubwo nuko nzi ko bimenyerewe, bamenyereye. Yego. Yego. Ariko harimo abashyashya baba baje. Ubwo rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasoma muri Zaburi, ni ibice 143. Ni Zaburi ya Dawidi. Yego. Haranditse ngo, Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye, unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Muri uyu mwanya ntabwo ari Dawidi uri kubwira Imana, ahubwo ni wowe uri kutwumva. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, Uwiteka niyumve gusenga kwawe, Uwiteka niyumve uko umutakira, Uwiteka nareba ibyifuzo byawe byose, narangiza gusubiza, kandi noneho ngo agusubirizanye umurava we. Haleluya. Imana ishimwe. Ikintu nkundiriye Imana rero, nuko Imana iyo yamanutse ije gusubiza ntawe uyikoma mu nkokora, kandi nta ikintu nyikundira, ntabwo ijya yumva amabwire, nta nubwo irobanura ku butoni, nta n'inkunga ikenera, nta nkunga ijya ikenera. irihagije. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ntabwo ireba uburanga, ntireba igihagararo ngo abe ari kireberaho igusubiza,
ahubwo umuntu uyisenga akayisenga akiranuka akayisengana umwete, uwo nguwo irururuka ikaza ikumva amasengesho, ikumva gutaka kwawe, yarangiza ikaza ikagusubiza. Haleluya. Imana yacu si umwana w'umuntu, ntabwo ijya ireba nk'abantu, ntabwo ijya irya ruswa ngo wenda ngo uvuge ngo kuba yasubije runaka ngo nuko yayihaye ruswa. Reka da, ahubwo iyi Mana iyo uyisenze ukiranuka, ubundi icyo usabwa nta kindi, password nta yindi, ni ugukiranuka nta kindi, no kwizera. Gukiranuka ukongeraho kwizera. Yego. Ubundi Imana nayo ikururuka. Haleluya. Iyi Mana ni nziza cyane. Imana yacu ni umubyeyi. Buriya umwana ntabwo yaza kugusaba ikintu ugifite ngo nurangiza ukimwime. Ugifitiye ubushobozi ntiwakimwima. N'iyi Imana rero nayo nuko. Nayo ntabwo wayisaba ikintu ibona ko ugikwiriye ngo nirangiza ikikwime. Irakiguha uko byagenda kose. Haleluya. Imana yacu ni ishimwe. Imana ni urukundo. Ariko uzi ukuntu yadukunze urukundo rukomeye cyane rutagira akagera. Tekereza ngo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubundi si ikintu kiruta ubugingo ni iki? Wagikura hehe? Nta na kimwe kiruta ubugingo. Rwose pe. Ariko kuba yaraduhaye ubugingo bivuze ko n'ibindi byose izabiduha. Haleluya. Amena. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbese Uwiteka ari mu ruhande rwanyu ngo umubisha yavahe. Nta hantu na hamwe yava. Reka mbabwize ukuri, iyi Mana ifite imbaraga. Iyi Mana yacu irashoboye. Iyi Mana nta hantu itakura umuntu, nta naho itamugeza. Nubwo ubona wihebye, ukabona ubuzima bukurangiranye, ukabona uri mu bukene, ukabona uburwayi burakugarije, ukabona umaze igihe kirekire warabuze urubyaro, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana itabara. Haleluya. Hari Imana ishoboye byose. Ibyo abana b'abantu badashoboye, Imana irabishoboye. Ibyo papa wawe adashoboye, ibyo umugabo wawe adashoboye, ibyo umwana wawe atashobora kugukorera, iyi Mana yo mu ijuru irabishoboye. Imana ishimwe. Ni ukuri iyi Mana tuyikomezeho, iyi Mana tuyiringire. Kuko umuririmbyi yararirimbye arangije aravuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso ngo bakabakoza isoni, ngo ariko wowe ntujya uhemuka, ngo kandi ntabwo ujya ukoza isoni. Haleluya. Hari igihe umuntu agera mu gihe akabona isoni ziramukoze neza, akabona birarangiye, ariko ndagira ngo nkubwire ko iyi Mana yacu ntabwo igikoze isoni. Haleluya. Ngo ariko ngo na nyuma ya zeri irakora. Hari igihe ujya ubona ukabona byarangiye neza neza, ukabona nta butabazi ufite, ukaba wari wiringiye onkire wawe ariko ntagire icyo akumarira, ukaba wiringiye umuryango wawe ngo ufite umuryango ukomeye, ariko ukajya kubona ukabona nta kintu kumariye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyi Mana yacu ntabwo igikoze isoni. Nuyiringire kandi ukiranuke, nuyiringire ugakiranuka, nta na kimwe itazaguha, wowe ugende wihererane nayo. Haleluya. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo muze twihererane, ngo munsange ahantu hatari abantu. Haleluya. Nuhagera iyi Mana nta kintu itazagukorera. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana yacu igira neza bugacya bukira. Imana yacu ni umurengezi. Imana yacu ni umutabazi. Imana yacu irakiza. Imana iratabara. Ndagira ngo nkubwire wowe uri kutwumva, wakire ubutabazi bw'Imana, wakire kurengerwa n'Imana. Imana ishimwe. Wari ufite uburwayi bumaranye igihe kirekire. Haleluya. Hari umuntu watubwiye ngo tumusengere arwaye umutima, ariko niyizere. Haleluya. Sinzi ukuntu mise mbitekereza, niyizere. Yizere iyi Mana irashoboye kandi akiranuka. Iyi Mana ikiza indwara zananiranye. Imana ikiza kanseri. Imana ikiza na sida. Ikiza na sida. Ariko ye Imana aho abaganga bananiwe, Imana irabishoboye.
ubwo rero umuntu wese uri kutwumva turagira ngo tumubwire ngo akiranuke. Gukiranuka nibyo bya mbere, niyo password. akurikizeho kwizera. Haleluya. Wizera Imana, Imana irabishoboye, nta na kimwe idashoboye, kandi ije kubikora. Irashoboye. Nzi neza ko hari abantu bazatanga amashimwe, bazashima Imana bavuga ngo turashima Imana ko Imana hari icyo yakoze. Imana ishimwe. Haleluya. Nicyo tubifuriza ko mugirirwa neza n'Uwiteka, ibisigaye muhabwe umugisha n'Imana. Mukomerere mu mwami. Yego. Haleluya. Reka dusenge. Uri data wa twese mwiza, Haleluya. uri Imana ikomeye, Imana ihambaye. uri Imana igira neza bugacya bukira, uri Imana itabara, uri Imana itarobanura ku butoni, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, Mana we wakoze ibikomeye natwe turishima. Hari byinshi wakoze mu buzima bwacu, hari abarwayi wakijije Uwiteka Nyiringabo, twabonaga bari bageze kure ariko uritamurura turabibona. Ntuhabwe icyubahiro mwami. Hari abashomeri wahaye akazi, Mana twarabibonye. Hari ingo wubatse Uwiteka Nyiringabo zari zimaze gusenyuka, ibyo urabikora turabibona. Ntuhabwe icyubahiro Nyiringabo. Turagushimye mukunzi mwiza. Iyo twibutse ibyo byose Uwiteka Nyiringabo, twumva kuri Imana ishoboye byose, twumva kuri Imana ikomeye. Mana icyubahiro ni kibi cyawe. Nyemerera data twese muri aka kanya tukweretse buri wese uri kutwumva ku Cyizere TV. Mana turamukweretse uri kutwumva wese Uwiteka, wari ufite ibibazo, wari ufite intambara, wari ufite ibigeragezo, niwe ururuka Uwiteka, umubera ibisubizo, n'umuremera amashimwe mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo numugirire neza kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze mukunzi mwiza, ngo komeza ubane natwe, komeza ubane na buri wese uri kutwumva mu izina rya Yesu. Kandi uwumvise data twese iri jambo ahabwe umugisha nawe. Urakoze kubyumvise rero, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana ibahe umugisha gukurikira ijambo ry'Imana, kandi mwizere imbaraga z'Imana, mwizere ko Imana ishobora byose. Umuntu wese ukurikiye ijambo ry'Imana ku Cyizere TV ahabwe umugisha n'Imana. Amen. Mujye mwibuka mukore subscribe kugira ngo inyigisho ziba zitambukaho muzibonere ku gihe, kandi n'abakoze subscribe muhabwe umugisha n'Uwiteka. Tubifurije ibihe byiza.